Cyiza we. Nyakomeye. Uraboneza? Meze gutera. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Twarabura. Uragiye. Gize amahirwe nari njye no guhamagara. Kandi neza. Nyine ako ndabona ugiye mu kazi. Sase mukereza. Nako ntacyo reka tubanze tuvuganeho gato nagushakaga byibutse. Nta kibazo rwose. Cyiza we. No kuri uje rwose nagushakaga. Aho muranizanye rwose ndahise. Nagushaka muri no minsi ndumva umutima wanjye udatuje. Bimeze bite nako ntabwo watuza twaragize ibyago. Byago se gusa. Nanjye sinuje wa mugabo rwose biba bikomeye. Cyiza we. Si ukukubeshya. Muri no minsi ndutwa n'utariho. Oya hafi nuko avuga ibyo bintu wa mugabo. Ese ko nanjye nagize ibyago kari mushiki wanjye ubizi namukundaga. Ariko tuba tugomba kuba nk'abagabo tugakomeza imbere sibyo ntiduheranwe n'agahinda. Runo rugo rudafite umuhoza rutwa n'urutarigeze kubaho. Ndabyumva rwose ihangane ndi kumwe nawe ariko birakomeye ariko tuzabishobora. Cyiza we. Ndagira ngo umenyeshe ko ejo hashize. Uribuka ko nahamagaye muganga w'inshuti yanjye ukora muri cya kigo. Kurebera ibyaba byari intandaro yo kugira ngo nta kintu cyatumye muhamagara nagira ngo amenye nyirizina intandaro y'urupfu rwa mushiki wawe. Nizere ko yikubwiye rwose ariko gusa nyine ibyavuyemo. Byagenze bite mbwira nta kibazo ndabyumva icyo cyanzanye kugira ngo numve ngo byagenze bite. Kugeza none niyo mpamvu njye numva ndutwa n'utari utese ko aricyo nibaza uri kwishinza ibyaha byagenze bite. Cyiza we. Uvane intandaro y'urupfu rwa mushiki wawe iri ku mutwe wanjye. Utese kandi ntikira ngo iki tuza nkubwire. yambwira nose kumvuga mu mutwe wawe nose niba wamwishe noneho nkaba ntaranabimenye. Ikira byagenze bite. Arasa nk'aho ari yamwishe ngaricara mbwira bite ngo guki. Ni kuvuga mu mpapuro za dogiteri biragaragara ko mbwira nyamuneka mushiki wawe yazize uburangare. Burangare uribaza ngo uburangare ni ubuhe? Mushiki wawe yafashwe n'inda atinda kugezwa kwa muganga. Ibyo ngibyo byo nta muntu bitabaho ibyo ngibyo ntawe bitabaho rwose. Oya warabyumva nk'ibyoroshye ariko Josiya uri ibintu byakomeye we mva nta makuru ufite banguka unahise urihe. Haro ko wagize ntago wakoze babarira ubanguka duhurire hanze y'ibitaro nibura ariko basi tuvugane gato ibintu byakomeye byose bigiye kudukoraho ibintu banguka usahagera byane none umuntu akora ibintu mu bintu biswara duteramba kikimba twara mbamubwire ko n'ibitagenda byabaye neza tuko mbamubwire. Uribuka wa mugore tukuduherutse kugirana diro ku bintu nk'ibi ngo umuntu ngo yapfuye niba nasanzwe mu bitaro yapfuye se yari yapfuye ngize ubivuze neza narangize ngo uje kuvuga ngo nigera mwishe nanaguta nkuhinduka bikarangira umugabo we yaje noneho nimugoroba naraye nsohokanye na Didier urabizi ko yandiye dukorana se Didier dukorana uyu nguyu urabizi ko yansohokanye mu mwanga ariko yaje numvisha atangiye kuvuga ibintu bijyanye n'amadosiye umugabo amuhamagara ndavuga ati reka nigenze gake dusohokane nibura ndebe yuko namukura hayo makuru. Ubwo tuba turagiye twaraye dusohokanye yangurira buri kiriya giti cyose ndangije ariko numva ibintu bitumereye nabi. Uzi ko ya dosiye yongeye yabyo ngo umugabo ngo arashaka kuvuga ngo umugore muri make ngo ntabwo ngo yigeze ngapfa ngo nani ntago yapfuye ari kubyara. dosiye y'umuhoza y'umuhoza Dr. wabikoze
urebe uko zigiye sinzakuvamo ariko ngo urwigende ninjye nabikoze ngewe abantu baranshutse amafaranga umaze kurega dore amata yageze aha amata mareka sinakubwira nutajya kuvuga ngo ninjye umva twarabikoranye cyangwa nta cyakubaho tuvuga ni ibiki tubyumvikaneho twasinye sheke ibyo ndabyemera twarayisinye warariye. ariko iryo banga nakubwiye ko nzarimira Ntiwayariye? urwigende ko narariye ibanga wivuga ngo nzarimira ariko wivuga ngo ninjye nabikoze cisha make nkubwire udira ukuntu ngaho zimeze mbwira yewe nimba twasohokanye nkemera kujyana nawe naramwanze nkicisha make ikintu cyose atabye nkabyemera kugira ngo tubashe kubona ayo madosiye numvisha avugana n'uwo mugabo ati ejo azamuhereza ayo madosiye ngo yanayabonye dore ikintu ngiye kugusaba ukorere uri kunyumva neza urabona ntiwakoze ugiye kumpamagarira Didiye umuhamagare we muvugane umubwire uti ngwino nkubwire sinzi ibyo muri buvugane nushaka umubwire ko wamukunze nushaka umubwire ko byanyenze gute ngiye byo ntago mbizi uri kunyumva neza muhagararane hanze y'ivuriro muvugane noneho ngenda ngenda mu biro bye mfate ya dosiye yitware nyisimbuzi yindi kubigana n'uwo mugabo naza kumuha iyo dosiye ko naraye numvishe neza ko agomba kumuha iyo dosiye nimugoroba nayimuhurumva bitugendekera gute ntibiturangiranye naramuka muha iyo dosiye turahita dufatwa twese urumva turapfuye turarangiye nta kibazo ibintu bimeze muhamagare nushaka umutera imitoma nushaka umubwire ko wamupfira urara umurota ushikagurika sibyo ntabwo mbizi sinzi nako ibyo uri bumubwire we muhamagare umuvugishe genda atangenda mutwara iyo dosiye ngisimbuza iyindi nako uko ndi bubikore n'icyo ukuzi we gusa mumamagarire muhagarare inyuma iriya umujejishe ibindi n'ibyanjye wowe niba ubona iyo dosiye biri burangire gutyo birata birangira kuko ndabikora kandi ndayimira no mu nda ngo pi nta kintu kiri upfa kumuhamagara we mukamuri kumwe ntabwo nta bindi sawa Mwiriwe. Josiane bite?
nari kureba ngo ndebye mu biro byawe mbona Ya abantu barimo nari nsoza muri gatoya. cyane nari kureba nyine buriya tukaba tujyanye ibintu kuko ntabwo nzabyibona ubundi urebye Byari byiza cyane ariko Buriya nimugoroba uzasubira nta kibazo. kuko ntari nzi ko uburyo bwose batwita sandara nishimiye iyo nza kuba hafi byose ntibyakunze nanjye iyo mba ndi hafi ntari iyo ngiyo mu mahanga ntabwo aba yarapfuye wenda ariko nta kundi oya ndarutwa n'utariho ndibaza niwiheba gutya uriya mwana wabyaye se byagenda gute kuri nanjye mpora mu ngendo zidashira wa mugabo ariko ibaza urugo rutarimo umuhoza ni ugukomeza bagashaka ubundi buryo biri bugendemo ariko ntute icyizere nk'umugabo gusa biragoye biragoye ndabyumva nanjye birangora genda ukingurire uwo muntu uri gukomanga. nuko ni wowe Si waba waje mu kazi ko mukeneye? Okay, noneho wangeraho mu minota 2 tukavugana ndumva ngukeneye. Ndagukeneye mu minota 2 ngeraho tuvugane. Yego, ni muri biro. Ciao, mama. José, umeze ute? Tutameze neza na kibazo. Ndabona ukeye ntari. Biragaragara nk'umuntu ufite amafaranga kabisa. Shani nyine bisanzwe tunabirenze biraro. Ya rero nari nguhamagaye. Yego nanitabye. Hari ibyo ngira ngo dupange. Diri meste se doctor. Nako ni nko kumfasha kuko ndiyo yo izo twakoze nizo nyinshi. Dore ni ibintu bimeze. Yego. Urabona ndashaka kujya kubana na Ndayisaba. Kandi ntabwo nzi aho namunyura. Yego. Rero ndagira ngo nkunde mugereho nifashishije umwana wiwe uri muri ibi bitaro. Ushaka gufasha inshuti se doctor. Ntabwo mwicaho umu. Ndabizi wamenyereye ko nica. Uko ngira ngo bigende kugira ngo dukine amanyanga agiye nawe. Urabizi turabimenyereye. Andi banyanga ushaka ko dukina na doctor. Ndagira ngo umfashe ugire titireri w'ibi bitaro. Umuhamagarire, uhamagare Ndayisaba. Umubwiye ko agomba kwandika iretere isaba ko atwara umwana nyine tumukangugura byumva ni ukubishyira n'iterabwoba kuko igihe cyo kumujyana ntabwo kiragera. Doctor, nje mpamagara Ndayisaba. Urigira titireri umuhamagare umubwire ko agomba kuza gufata umwana wiwe kuko igihe cyo kumutwara cyageze. Doctor, twakoze byinshi ariko ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka gisaba ko wamugeza. Takoze no kubanza kwiterambura n'ibyo ariko urageraho wemeye. Doctor, twakoranye byinshi ariko ibyo kwamagara Ndayisaba baza turumva sinshaka kubikora. Ese byumva bigoye.
bitagoraze ibya mbere nabonye mbicika ibi byose bishobora kuba urashaka amafaranga se basi njyewe n'ayambere yambere ay'umuvumo ayandi yose nshobora kuyafata okay urakora ibintu bimeze rero noneho ugiye kumfasha cyangwa uratanze ukamubwira ikintu cya kabiri mbwira nta kibazo ugiye kumfasha wowe njyewe ubwanjye mwivugishirize noneho nzamubwira ko ngiye tahari hari amahugurwa ngiye kujyamo ariko umuganga ngiye gusigaho azamumfashiriza nk'uko njye ubwanjye nari kumufasha noneho ubwo wowe azaza gufata umwana ufata umwana wowe umuhe ariko utibagiwe urupapuro twamwandikishije aruguhe umuhe umwana ubwo uzamufashije nyine kuko urabizi turaziranye yahita amenya okay icyo cyo niba biri kugira titire y'ibitaro ukabikora ibyo nta kibazo ndabigufasha ariko kumbwira ngo ndamuhamagara no ibi simbikora yarakoze yagize neza cyane umwana mwiza usa neza yemwe ni umwana mwiza cyane umwana yagize neza cyane rwose yarakoze nuko rwose twabonye kiranuka nayo izo mpanuka zikiza tureba mbona aha hose nari bikomere cyane rwose imana irafashije turaho ni amahoro nako nubwo bw'iyo sinagubwira ko tumenyeranye bikakanze bikajyaho bikarangira ahubwo reka mumpamagare banze nabyumva kandi ntabwo nzi rero niba neza uburyo bugiye bunifashishije aba uravugana na diregiteri w'ibitaro biri gukurira umwana kugira ngo ugere aho nta mahoro rero twagira ngo tukumenyeshe ko igihe twari tumaze tubafitiye umwana cyarangiye ugomba kwandika urupapuro dusaba umwana wawe hanyuma tukamuguha ukamutwara ngiye kuguha iminsi 3 hanyuma ube washatse aho ushyira umwana niba utafite ubwo ngubwo urashaka undi mugore se cyangwa umujyane muri oroferi inama rero nakugira shaka undi mugore iminsi 3 nta kintu bitwaye ndayiguha uwo bitekerezaho gusa nuramukuje kuko ndenda kujya mu mahugurwa muri iyo minsi 3 ndamusigira nimero y'umudogiteri umuba hafi nayo wamwitagaho cyane hanyuma nuza uzamuzanira urwo rupapuro azagufasha aguha umwana akwereka ibisabwa hanyuma amuguhe sawa hebe sinakubwira ntimuhamagare nta kibazo babifasha wowe icyo uzakora ni ukumwakirwa umwana w'umwana ese dogita ubu ntabwo wibagiwe ugakoresha nimero yawe kandi uzi ko nimero yawe ndetse nshobora kuba urasobanura ukabona ndi umwana ariko iyo bakubwiye kumena amaraso y'umuntu mu muti wa mwana wowe uri umwana mu kazi arembeye kabisa okay nta kibazo kuva yemeye kuba nyine titire y'ibitaro nta kibazo mugenzi njye nafashe simukadi ndayihindura nshyiramo ahubwo reka nkakuremo nkavune hakabajyamo n'ugakuru tuvuga neza njyewe se koko titire aramuhiye nzana umwana ndamuzana muri runo rugo aritabwaho nande ndamujyana muri oroferi na se oya ntabwo bikwiye
mujyanye muri roferina nkiriho cyagaragara ko ndi kubona se ndi mu bikira uzi ko byancanze koko burandi sinzi ahantu narindi ndi kwivugana ibibazo biragwira ni sawa urabona ko inzu zawe zisobanutse nanditse we amara se ndayisaba nyuma yo gushyingura ndayisaba naramusuye turaganira ambwira nyine ko ameze nako ntabwo ari neza afite ibibazo cyane bikomeye urabona ko ari umuntu ukwiye kwegerwa akaganirizwa afite ibibazo bikomeye cyane rero n'abantu nk'umuntu w'inshuti dukorana hari agatekerezo nari n'umugutse numvaga twazanye kumusura by'umwihariko tukareba n'ikibazo yaba afite nanjye nari nabitekereje numvaga ko ubwo niturangiza akazi nza kubakusanya mwese tukaganira hanyuma tugapanga uburyo twazajya kumureba buryo uzi ko ndayisaba iriya nzu iri muri keredi buriya mbere yo kugira ngo umudamu we ajye kubyara yari yaranze keredi burya se ko numva bitoroshye ni ibibazo bikomeye cyane ntabwo byoroshye pe habe na mba rwose rero niyo mpamvu tugomba kugerageza tukamuha hafi kubona ko yahungabanye cyane mu kazi yacitse intege ubona bitameze neza birumvikana tugomba kumuba hafi rwose agatekerezo narebye mbona ndetse njya gusura ndayisaba muri iyi minsi twamubwiye ngo aze gufata umwana we yanyiyumvamo ubu aracyafite n'agahinda reka dogita ubu ko wakinnye nyinshi izi zo ziraguha ibyo ntabirenze ni ukugenda nkasura umuntu nkamuguyaguya nkamwitaho muri ako gahinda afite urareba ko ntahita amutsindira nta kibazo gusa bonne chance tu nibiguhira ubwo ibyiro ziba zikunze nibitaguhira ndabizi njye nadira iginani ako si uranyura igihe niziritse ku kintu shirwa nagisoje Karibu. Makuru. Nisi mu. Zikari. Umunyambere nk'umuntu utanze. Nanjye se. Amakuru. Makuru ni meza. Ntabwo twaduherukanye. Ni impamvu z'akazi. Mumeze mute se? Turaho. Ako nanicaye ku
gasi rega ntabwo nijyana ntabwo binkwiye kubera narahemutse ntabwo nigeze nkubwira ariko ko wamemukiye iyo narahemutse mfite igikomere ku mutima ntabwo nantunguye buriya ntabwo numva ko waza kumusura kubera iki biriya ni ibintu bibaho wikwirenganya urebye naricaye wagize ibyago sinagusuye rero ntabwo nakurenganya bibaho ku muntu wagize ibyago birumvikana ariko ku bwanjye numvaga no kubyakira birangoye numvaga utaza kumusura rwose oya wikwirenganya ni ukuri nta kintu bitwaye ni ukuri cyakoze murakoze kudusura birandenze muri make birumvikana ufite igikomere ariko ibyo byirengagiza si ubundi witekereje uteguriye kuba naza kugusura se yega twarabaye usibye ko abantu bajya bageraho bakirengagiza gusa njye nawe twarabaye rero nta mpamvu zo kuba wagize ibyago nkabimenya gusa kabaye akazi kenshi mbura uko nza kugutabara ariko nyuma aho mbimenye urabona naje kugusura nta kibazo ntabwo murakoze ariko gusa mbabarire ko byabaye njye narakubabariye nta kibazo please mbabarira ndakwinginze mbabarira ko byabaye ni ukuri naraguhemukiye bihagije mbabarira mba njye narakubabariye nta kintu twayihaguruka bazi urambabarira n'ukuri cyane narakubabariye murakoze mba narakubabariye n'ukuri ntabwo mbikwiye gusa kuba muha imbabazi cyane rwose wereke ko nakubabariye gusa wabinyereka arikwereka nta kibazo kuko ngiye muha imbabazi nkakwanga nkashaka undi muntu ukambabarira njye nta kibazo riga iyo wakunze umuntu buriya n'ibyo yakora byose nta kibazo ugize ubwoba